naho dore ngo Kemisoro namuswereshaga igituba kimwe kindi kirimo kirogo wenza gusweresha igituba kimwe kigende cyoge ubundi ibintu byose bakora neza cyane wenza gusweresha igituba kimwe none ukindi muragiswera kimwe kigende cyoga ikindi giswere none ikindi nacyo kirimo kiritegura kirimo kiroga kugira ngo giswere byose bakora neza ukigira ikinyabupfura ariko watandukanye aho wadukana igihe kaneswa ewana ntabwo hahize oya umva iki ubundi nagiye gusanga abanyarwanda ntabwo abanyarwanda bakunda ibi bintu byanyu mwigira beza so basukura niwe birirwa kwa Dekati bari barareba Dekati nawe nta mari mwisi nta mari minute baramwanga yarazima Dekati yarazima Uzi kumbuga ngo warazima yarari hiti akivuga ibintu neza yari yarandutse abafana banje baramwanga ipusi kumbuga ngo watutse ngo kinyusi ngurazima none kuntera nakumukiza ntabwo wavuga ntabwo uramucyariye urazurebe araza kumenya yewe mujye mumvuga neza okay ningura turi nabwo wenda mutuvuge ariko iyo mvuze nabo gakabya so nawe barakureba bakabo batakusuye we bimeze bite yabigize ariko uranzi ko ari nge uvuga kuri wowe ukambekera ngaho mbaga ibintu uri kuvuga muzantamo ngo nigera ibyo nibiki kwege uzi ko winjiye mu myanya yanjye nibarukiro ukavuga amadakwi niba madamu wawe hari iyo visa yange aravuga ati wapi nuje kubera ngewe kandi abagore banyu baramunda kuri bana wowe uzi ko madamu ushaka gusanga ari kuri live ariho kubera ngewe pana wowe none se dumba kubera icyo abagore bacu bagukunda bakakwanga ngewe nowe wanje yanyaza ariko wamugana siko nta kigoro nabibi man abagore umukobwa nari nako witonda wigikara mukajyana no mu interview none nawe ntago bikiri nyine nta usinzi ikibazo cya mwaranganye yaranyaze man yaranyaze kandi kuba yarabaye imbega bwa nta muntu ujye ubimbwa atinze ubimbwa bigitangira no man nyine mufite nari nihagazeho kandi umukobwa umwe yakwanze byose ugenda usaba byose bigenda bikwanga ejo nagiye muri show ya Abraham urahamuka bambaye ibintu by'umukara Dekati menya yahageze Dekati menya yaracanganye ikibazo Dekati menya yahageze why ipusi kumbuga ngurire ipusi internet kumbuga ya ngurire nimbi ku buryo ntari kubona comment jo bara mu Bwongereza ibintu byose usanga biri ikini gutya Dekati ubu nibo nabubwira nabaze muri Canada azaza mu Rwanda yazaza mu Rwanda bimeze neza yatera imbere nta kibazo ibintu bababeshye ngo mukira mu Rwanda hanze ngo nibwo ibintu barabajuka muze mu Rwanda mukore ari utuzi hari opportunity tumeze neza nabwo nimugeraho ngo bikabacanga mujye mutaha ntari reka ngubaze mu Rwanda umuntu yakora iki akinjiza $1,000 ku kwezi bazi ibyo nkora nako ntabyo uzi hari n'abandi bakora ibindi birahari ibintu byose byo gukora birahari ubu nkamwe hari abantu benshi bakora kuri social media bafite utuzi kuri social media urabizi oya bandi bamuyanga hari abandi bajene mani baba bakorera agafungo kameze neza uzi gukora byo uzi bipeti bibiri
ari ipeti bibiri, kimwe cyitwa buri kantu, ikindi cyitwa nababonye mu kiganiro cyo kwa Irene. buri bare wambwira ko bakora amafaranga sinkari bwo bakibitangira suko ibintu byose bifata umwanyereka. Ikibazo cy'abantu benshi barashaka guhita bakira, kandi twe tumaze imyaka 140 ingahe dukora natwe tutarakira cyane. ariko umufungo wa mbere ubyibushye cyane bitewe n'ukuntu ubuzima nari ndimo bwari bubi. Ntabwo wari ubyibushye, ariko icyo gihe warambyibuhanye. Uribuka yarangaye nyine mutaraza mu bintu ngo mubivangavange wowe na Bandekati, urumva muri 2012 muri 2012 nari mu backup singa mu bamembaga 300,000 ku kwezi. Ndi kuvuga ngo imirimo irahari biga mu Rwanda ukajya mu imiti. Bamembaga 300,000 ku kwezi. Noneho niba baratinze kutwishyura, niba ari njye yasabye ngo yabaretse kuyama bayampera rimwe n'amezi 3. Bro, haburaga 100,000 ngo abe miliyoni. Urumva narasaze, naratashye njya kwereka umukecuru. Mama yaragihari nereka amafaranga na wenda duri byabizi kinga duri bare turapasura mutamo nanjye yandi nyine ngora show nk'abandi baje. Ariko icyo gihe nibwo bwa mbere nari mbonye amafaranga ataba mu buzima bwanjye. Aho mbere umusani andi mafaranga nabonye nkayabona nari nyakeneye nayabariye. Hari uburyo witwaga Claude yabaga mu mujyi, yarahafite shop hari n'abatari bi man yarampamagaye 20,000 muri 2012. Ibyo 20,000 nari nagiye mu mujyi kuyafata n'amaguru n'urutika nombere kerege ngenda ntera kashe. Urumva ngera mu mujyi abantu nako kaventi ako kaventi kamuri ibintu uyu munsi nka 1,50,000 uzakora. ngufitiye ibibazo, ariko noneho iki kibazo ndashaka ko kubaza abantu babimenye babe mu rujijo. wowe na Sabine twapfuye ko mudacyusa banyarwandakazi, Samoya, ikinyapfu, bado harahiye harasha. Ukuntu byajyaga bigenda, Dekati yajyaga twikira Bruce Melody, Baduma nabo bakamutwikira, Bruce Melody akaza kuri Isimbi, akaza agatanga ikiganiro. Izo ndirimbo zasohoka zikagenda mu bantu bakuru, zikagenda mu rubyiruko, zikagenda mu bana. Bruce Melody agera ahantu tutakimubona ku Isimbi, Dekati nawe arimo aramurwanya, bafite na beef na Dumba. Nawe niho twatangiye kubona ibintu bimeze nkaho birimo biragenda gahoro gutya. Wowe bisa nkaho ngewe twariyunze. Dekati mwapfuye iki? Sabe mwapfuye iki? Ko bifite impact cyane kuri brand yawe. Reka tuguhereho, ariko tuguhere kuri wowe tubone kugenda tujya no mu bandi. Wowe twari twarapfuye iki? Nje twapfuye ko najyaga nkutwikira ukajya kukineneko, ubibona ko ntwika ndi rutwitsi, warangiza ukazajya umpostinga ku story nkabona uransuzugunkishije n'ijisho. Ntabwo wubashe ibikorwa byanjye. Noneho ndavuga ati ubikora ubwa mbere, ubikora ubwa kabiri. Bwana ndababwira ati no musubira nyina ararengeje, reka muneye. Hari muri wahise ukora live urarira. Nakoze live urarira men. Kuki mwese musigimurira? Uyangiye ntabwo narize bimwe bya Debeni bro. Ntabwo narize bimwe bya Debeni. Debeni iraza kumusubiraho kwa kundi bakubajije uhita wigirisha. Ntimukajye murira. Iyo umuntu agiye kurira arabanza akajya hana kiherera. Okay, tugiye gushyiraho uburyo butatu ushobora kurira cyane cyane uri umuntu w'umugabo. Ugenda hano kiherera, urumva ukarira, ugaruka beze neza. Urumva ntabwo ucunga hafi mu gitiro. Wowe wakoze live yamaze kuzoka abantu 1000. Hata tiye baza umeze mbangiye gora mbona na amaji ari turitararira mu kiganiro cyo kwa Yago. Cyara amarira nayingona. Urumva inde bwene Dekati ashobora kuba ari nuko ataboneka.
reka ndasubira kuba ariya nuko ataboneka areba ibintu yatangiye akabirangiza akayitarira cyane umve kuri bimeze rero muri entertainment dufite ikibazo wenda nuko wenda ndi mu bantu bakuru kandi ngiye burandanire kura ntago mwanjye ntago ufunze ufungiranye mu kabox ndire kuri yo ntekereje igitekerezo cyanjye nshobora kugitanga iyo kitari cyo barankatira nyine ndabimenyereye iyo gihe cyo kurira kigeze ndagenda ngashaka inguni imwe nkajya shehu gurira urumva gurira nkahita ukandi guseka nka gutyo sasa ikibazo dufite abantu bo muri industry muri entertainment nurangira ndaza kwibutsa aho warize narize twari turi kumwe Buravani yapfuye hari ikindi kumwe ahantu watubwiye amakuru ko Buravani yapfuye turi kuri recording afunga match byara imana narikanze none se wariri imbere yanjye wari magagira bimwe byawe duma wona unarira nazababesha Kinyusi ahubwo Kinyusi ndakomeye urira nk'abana batabonye ubunere buhagije ari ukundurira tino niwe nabonye kuri na tino yararize ako se ko duseka amaze kurira ajya gusobanura ukuntu ngo arira neza sasa ikibazo ntabwo cyari kikirukurira akavuga ati at least nge ntabwo ndira nka maji ngendera nk'abana bo mu bakire ndira mu cyongereza ariko amajarira nabi nagatwe ikibazo hano muri entertainment mu bantu bafasha abantu dukorana niko nabivuga umuntu murakorana mugakorana nyine kuko uri kuboneka wabura ukabona ibintu byabaye ikibazo nk'aho icya mbere amafaranga abakora kuri aba YouTubers amafaranga yanyu si yanyarya dukorana ibiganiro ubu turimo turavuga nta kibazo tumuvuge dukorana ikiganiro kuko mfite umwanya kuko bishoboka ntabwo igihe cyose umuntu ahora afite umwanya ariko iyo mbuze umwanya nkahita mbona ibintu byabaye beef wenda ukabona nyine umuntu ntari kumva ko ushobora kubura umwanya mpita mbona kandi ntabwo ari kuri Sabe ngende kuvuga muri rusange aba YouTubers twajyaga dukorana bagize aho babigira nkwiriye kuhaboneka ari ihame kandi njye numvaga ari ikintu turi gukora turi gufatikanya nkabaha content bakama promotion tuka exchanging a service ariko mbona none batangiye no kujya baza kumbwira ngo muzajya mu kwanuza ngo kubera ko ndavuga ni mwe mw'abantu mwe rero toka mwese mbivuyemo mitamike kandi uhora kwaye ngira n'amatiku yansanyeho none se nkubeshye agira amatiku mu kiganiro iyo ikiganiro kirangiye ntabwo ari umuntu waguhamagara ngo akubwire ngo uriko se ngo kuki uri kujya ngo kwa runaka ngo byatari undi si kugenda uri gushaka promotion ubundi kuki nshaka ubundi se n'ibintu ntege kantu ho kujya ubundi muri mwese mbona uwo ni Sabe turamurangije aba YouTubers muri rusange iyo mukoranye ukagera igihe ukabura umwanya ntabwo babyumva noneho iyo babonye igihe nk'andi hantu bamwe ntabwo babikunda nyine none nge nakubajije Sabe so mu YouTuber nubwo ari mu gateba none se ni kwa Sabe ntakijya honyine rero nihe wajya kita na musaza ari mararira ngo Bruce Melody nawe yararize mwabye mwihangana kita na musaza ngo Bruce Melody yanyine kiganiro ngo Bruce Melody yanyine ariko kita ntabwo ari mu kiganiro nubwo yariyubashye kita yarize muramuhanagura nuko naguhanaguye kandi umenye ko bajya bavuga ntabwo nshobora gutuma umugura zana Dekati yanashaka amagambo atubwira make y'urwango Dekati we mwapfuye Dekati tubamuhaye amafaranga abandi bahanze turumva agezeho asanga njyewe ndi igisumizi
ndakubwira rero tujye dukorana tujye dufatikanya ariko Dekate yashaka ko mwishyura nk'umuverisi yashaka ko mwishyura nk'inzu mbavu ngo yashaka kumwishyura kumwe The Ben amwishyura dore ubu ugiye kuneza abafana ba The Ben mwabandi ibyo bintu nitungo bivuze ngo The Ben apesa kwa Dekate buri kwezi nka nuzi ntabwo nashobora amafaranga yarabuze urumva amafaranga ashanya kukorera gora nyine none nkagira n'abana nabyaye nibo bonyine nshobora guha amafaranga abana babyaye nibo nshobora guha amafaranga gutyo mbese uri umujene ufite ukuntu dukora na wenda kandi ibyo ukora twese biradufasha biratugira abantu warangiza ugatumwira ngo nkwishyure nk'ubukode bw'inzu Dekate mani uko yampaye inka yampaye inka yago ni umuntu w'umugabo no guma muri aho ngaho ye ngo baranyanga ukajya baranyanga wenda yago kubera kimwe abantu babanga ariko dumenya ko ngende umuji wa kera mani ntabwo ndumudanje jewe inyanga ngutamo nyine nawe ukanyanga reka tiyo byagashyiye ntabwo ari ibintu byo kurira nge rero njye mbona ndira aho umuntu mbona ashobora kunsenyera utuntu ndibwira abahari nababwira ndi muri abafana banjye rubanda rw'umwami muracunga neza umuntu atazatwangiriza ariko ntabwo ngewe ndira ntabwo n'imbere kandi n'abarira ntabwo mbanenga buriya ntituratunganya amarangamutima ariko ngiye kuvuga ikibazo cyanjye nkivuga nyine uko kimeze njye abafana banjye ndabapudetinga nababwira ngo ibi bimeze gutya na gutya ibi bimeze gutya na gutya hano inyoni imana yanjye urumva ngo Emi kinigi ni mubona ukuntu yanditse ngo black and white ngo ngewe mumenye ko nyanga ngo mye ko nyindu kwanga nindu kwanga akara kantu banakoze nako kugira ngo hatazagira ubayobya umuntu naza akakumbwira ibintu birimo urwango nase maze kubivuga ntiyasa ko inkuru bikamfaminga none kwa ni urumva ukuntu yabimeze hari ukuntu nyine ubona umuntu yakwangiza ibintu byinshi kandi mani bino bikarambira njye n'umuhanzi badashobora kurwara depression uzi impamvu ibintu byose ndabivuga nkabikura mu mutima wanjye nkaruhuka ni nayo mpamvu abantu benshi barira buriya ntekereza ko ari ibintu baba bamara igihe barabitse ahantu umunsi umwe bikabatwikiramo nyine bakarira ariko ngewe ndaza hano imbere yanyu nkababwira nti nimwe mu nkunda nimwe mu amafaranga nimwe mu ntunze reka mbabwire ukuntu gahunda zimeze nuko babimeze ariko uremera ko umushuti wawe yaguhaye inka yazimye byararangiye ibyo byararangiye yago byarazimye umushuti wawe yago yarazimye yarazimye byarangiye ntabwo yago yazimye yago ari mu bahanzi batangiye umuziki umwaka ushize niba atari n'uyu ahubwo turimo naseni agakura indi yewe kambabwira yewe nanjye nemeranya n'abantu bavuga ko yago agomba no gukomeza agakora ibiganiro nicyo kibazo cyonyine dufitanye naho iby'imiziki nta kibazo mbifiteho ufitanye ikibazo na yago agomba gukomeza agakora kuri YouTube akajya aseka kagatwinge naho ibyo gukora abanyarwanda muri komenti kugira ngo noneho yago amenye niba yasubira kuri mwandike yagasubire mu biganiro mutwereka aho ngaho yagomba mushaka mu biganiro cyangwa komeza umuziki cyangwa yabikora byombi ntabwo ndi kubona comment bavugaruke yago agume mu biganiro agaruke mu biganiro avangemo n'umuziki yago mushaka he kubera jewe oya pana mu bigori murakabije pana mu bigori ngo yago mu bigori
wapi ntabwo mu biganiro najye kuragira inka ndazibona urazibona ngo yagomba abantu baramushaka ngo najye kuragira inka ubwo si ibyo bihuriye gukora imiziki erega ntabwo turi impyisi turi abantu gukora umuziki ntabwo byagahagaritse ugakora n'ibiganiro ngenda nabyemera ko umuntu yakora nyine imirimo ibiri nuko ndabona nyine iby'ibiganiro mu gake kandi nanjye nari umwe mu bafana be bakunda ibiganiro bye ariko uremera ko ninde umunyamatiku we ayasa amatiku ubiza amatiku tumaze kuganira umbaza none none se kubera icyo ababariye kuri abanyarwanda muri rusange nyine dukunda kumva iyo byacitse iyo hahiye nyine bitameze neza kandi iyo hahiye nta kindi kiyaba n'amatiku iyo hahiye aba ari amatiku right iyo habaye nuko yago abizi ko ari umunyamatiku bamukoraho itiku wagatangira kurira ntabwo tuba duhuza imiremereye imitima yacu ntikomeye bingana n'agasweri ino mihanda iyo urangije gukata umurongo iyo urangije kugenda mu kibuga cy'umupira ukinjiramo ibitego dushobora kumenyesha ko ariwe mumbere ufite umutima woroshye muri entertainment ujye uvuga ibyo bintu uzi ko nawe bizakugarukira how oya umutima wanjye woroha ku bintu byiza ntabwo woroha ku bintu bibi ngewe ngo muranuka ngo murangira iki ngo ngewe hari icyo nimbwira ko iyo mbonye mwakimisoro buri yarangiza wari ufite n'agahinda ase ariko nkubaze mwana Dumba uriya ni utumye urira atarakubeshya cyangwa witekereje ku tubazo tw'ubuzima busanzwe ni wowe kubera wowe ikintu washaka kunyereka ko ndenze kandi ubizi neza ko ntabwo aricyo wakoresheje njye narakwitegereje mbona ari amarira yawe avanzemo n'utubazo two mu buzima busanzwe fayo nukuri Imana niyikiza ibibazo reka gutinda mu babisha namenye ko ari yitanga umutuzo